twongeye kubaha ikaze nanone mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Ahangaha ni kuri Gira Ubuzima Bwiza TV. Gira ubuzima bwiza, nkwifurije kugira ubuzima bwiza, kuko iyo ufite ubuzima bwiza nibwo koko upanga ikintu cyose ugiye gukora kikaba cyakugirira umumaro. Ntabwo wagikora urwaye, ntabwo wagikora ufite ikibazo gitandukanye. Nkwifurije kugira ubuzima bwiza. Yego, nkuko mumubona ni Obed. Nkwifurije kugira ubuzima bwiza. Urakoze cyane. Yego, kuri Gira Ubuzima Bwiza ni iki watangira ubwira abakunzi bawe? Mu by'ukuri icyo nabwira abakunzi banjye ndetse n'abandi bantu bazakomeza gukurikira ibiganiro, ari ababikurikira uyu munsi, ejo bundi, icyo natangira mbabwira mbere na mbere kamabwire ngo barakagira ubuzima bwiza. Ikindi kambasuhuze abari mu majyepfo, mu burasirazuba, mu burengera bwaryo, mwese nimukomere kandi mbabwire ngo Imana irabakunda. Mu by'ukuri nk'uko nabemereye ko nzajya mbaha ibiganiro ndetse by'ibwirizabutumwa n'ubuvuzi, ndagira ngo mbabwire yuko mw'uku kwezi kwa gatanu itorero ry'Abadiventiste munsi wa karindwi rifite gahunda y'ivugabutumwa. Abantu mwese rero ndagira ngo mujye munyarukira ahantu hari insengero zabo, mugende mwiyumvire ibyigisho by'ababwiriza batandukanye, mugende mwiyumvire impanuro zitandukanye kugira ngo ibintu bizabe bimeze neza. Ikindi ndagira ngo mbwire abantu mwese ko natwe tutasigaye inyuma nk'uwo murimo w'ibwirizabutumwa riba mu kwezi kwa gatanu mu itorero ry'Abadiventiste. Natwe nk'abantu bakora umurimo w'ibwirizabutumwa ndetse n'ubuvuzi twashizeho promosiyo yo kuzavurira abantu bose ku buntu. Ni ukuri aho uherereye hose, indwara waba wumva ikubabaza yose mu buzima, ndagira ngo mbwire ko nk'uku kwezi kwa gatanu guhera ku Sabato tuzaba dufite gahunda yo kuvurira abantu ubuntu mpaka ukwezi kwa gatanu kose kurangiye, kuko hari igihe tujya tuvuga ibyatsi cyangwa se tukavuga ibimera, abantu bamwe ntashobore kumenya ngo icyo kimera ndagikura. Niyo mpamvu twafashe icyemezo cyo gutegura imiti kugira ngo buri muntu wese uburyo azaba ari kubabaramo azabe yagerageza guhamagara nimero yacu, noneho tumufashe. Yego Obed, mu magambo makeya nagira ngo nkubaze ikibazo kimwe. Aho hantu muzaba murimo kuvurira buri muntu wese yemerewe kuhagera? Ese tuvuge urugero, nimba ari umuntu uri muri Kigali, muzaba mufite naho ahantu ari bubasange mukamuvura? Uri Nyagatare, uri ahantu hatandukanye, bimeze gute? Iyo promosiyo imeze gute? Ukuntu gahunda zimeze ntabwo wenda navuga ko iyi ni promosiyo ngewe n'umusanzu wanjye numvishe natanga mu murimo w'ibwirizabutumwa muku kwezi kwa gatanu, nuko niyemeje kuzafasha umuntu wese urwaye aho yaba aherereye hose. Dushobora kumushyirira imiti ku modoka bitewe n'uburyo ababaramo, nuko tuzaba twaganiye, cyangwa se ashobora gutega akadusanga i Musanze, akaduhamagara tukamurangira aho dukorera, kuko ntabwo tuzaba turi gukorera ahantu hose mu gihugu hose. Obed, bishatse kuvuga ngo ni Gira Ubuzima Bwiza irimo gutegura iyi gahunda, ntago ari abadive bose muri rusange? Abadive bafite gahunda y'ibwirizabutumwa. Buri rusengero rwose hazaba hariho abakozi b'Imana bashorewe na Mwuka Wera, bazaba batanga ubutumwa bwiza. Ariko gahunda yo gufasha abantu barwaye mu by'umubiri ni gahunda ya Gira Ubuzima Bwiza, ariko ikifatanya n'itorero ry'Abadiventiste mu bwirizabutumwa ndetse n'ubuvuzi. Ubwo rero nanjye niwo musanzu wanjye, numva ko umuntu wese uri kubabazwa n'umubiri mw'uku kwezi kwa gatanu nabasha kuzamuha umuti akoresha kugira ngo azabeho ameze neza. Niyo mpamvu nashizeho iyo promosiyo, nta yindi mpamvu nayishizeho. Urakoze cyane Obed. Kuri iyo promosiyo se ni izihe ndwara muvura? Tuvuge urugero, umuntu afite umutima, ikibazo cyo kurwara umutima, urwara diyabeti, ni iyihe ndwara murimo kwibandaho kugira ngo umuntu wese uri bwumve iki kiganiro atazafata n'umwanya agatega kaza agasanga wenda iyo ndwara ye ntago muyivura? Ni izihe ndwara batubwira murimo kuvura? Mu by'ukuri izo tuzibandaho ni indwara zifata urwungano ngogozi, tuzibanda ku ndwara z'imitsi. Hari abantu bafite ikibazo cyo kuba pararize, ugasanga uruhande rumwe ntirukora, ndetse ikirenze ibyo
tuzibanda no ku ndwara zigendanye n'ibintu by'amarozi, kuko hari abantu benshi mu mibiri yabo hagiyemo ibintu by'amarozi bikaba bigenda bibabangamira ndetse bibazahaza, kugira ngo bagire ubuzima bwiza, noneho bazakomeze bakurikirane aho iwabo ibyo biganiro nangwa se izo nyigisho z'itorero ry'Abadiventiste, kugira bazumve neza kandi bazazumve bafite amagara mazima, kugira ngo bazashime Imana kandi bazumve bameze neza mu mibiri yabo. Yego, none se ikindi kibazo ngize cy'amatsiko, uranyihanganira ndakubaza utubazo twinshi muri iki kiganiro. Ndakubaza, washobora gusobanurira abantu, uravuze ngo ni urwungano ngogozi. Urwungano ngogozi, nk'umwana uvutse muri iki gihe, kino gihe turimo, nk'uko bavuga ngo muri .com cyangwa muri Viziyo, yashobora gusobanukirwa gute urwungano ngogozi? Urwungano ngogozi nyine ni uguturuka mu kanwa, aho umuntu arira ibiryo bikamanuka mu muhogo, igifu, mu mara, ndetse kurinda bimaze gutunganywa, noneho hakavamo ibigomba kubaka umubiri, hakavamo n'ibigomba gusohoka mu mubiri. Urwo rero ni rwo rwungano ngogozi. Urwo narwo rujya rugira indwara, guturuka izo ndwara zose rero ndagira ngo abantu bafite icyo kibazo tuzabafasha. Ubwo bishatse kuvuga ngo abafite indwara zo mu maraso ntago zo mu zabafasha? Oya, ni ukuvuga ngo abafite indwara tuvuge nk'ama infection y'amaraso, nabo rwose tuzabafasha, kuko nk'uko nababwiye muri ibi biganiro, ubundi nta ndwara idakira, ahubwo abantu benshi ntabwo baba bazi uburyo bakoresha kugira ngo bagubwe neza muri ubuzima. Ariko Imana mu rukundo rwayo nababwiye rutangaje, anaribyo nshaka gusobanurira abantu, nuko buri ndwara yose iba ifite ikimera kigomba kwikiza. Niyo mpamvu twafashe umwanzuro wo kugira ngo dukure abantu mu minyago ya Satani, kuko Satani arashaka guheza abantu mw'ibyo bintu kugira ngo birukanke, bamwe baja mu bapfumu, abandi akabajijishiriza iyo. Turashaka kujya tubaha ibintu rero bibafasha kugira ngo bagire amagara mazima. Yego, ni ikihe se tuvuga urugero, ni uruhe rubuto cyangwa ikindi kintu tuvuge wenda abantu bazaza aho ngaho? Hari ukuvuga ngo tuzibanda wenda ingingo nyamukuru ni urubuto rwa avoka se, cyangwa se ni igisura nk'uko wari umaze iminsi urimo kuvuga ku gisura? Ni ikihe kintu noneho uzaba urimo kubashishikariza? Icyo nzaba ndi kubashishikariza kandi mbaha niyo miti, icyambere ni ukubabwira yuko bagomba kugira amagara mazima kugira ngo bitegure kuzasanganira Yesu igihe azaba agarutse. Ikindi ni uko nzakomeza mbereka mu biribwa, mu mboga, mu binyampeke byose, nzakomeza ngenda mbereka imbaraga Imana yashize mu ibyo bintu kugira ngo abantu bibarengere. Noneho imbuto tuzibandaho cyangwa se ibimera tuzibandaho, tuzibanda ku bimera by'ibinyampeke, kuko nibyo nabyo birimo imbaraga nyinshi zikomeye z'Imana, ndetse tuzabwira abantu ko bagomba kugabanya ibyatuma bagira ubuzima bubi, kuko nk'ubu tuvuge nk'urugero, iyo turi mu bwirizabutumwa hari igihe tujya tubwiza n'abantu ukuri. Nk'ubu abantu benshi hari igihe usanga umuntu, nk'uko nabivuze mu kiganiro cy'ubushize, ugasanga ari kwivuza ariko agakomeza kurya iby'Imana yabujanyije. Icyo gihe rero ntabwo uburwayi bwawe bushobora gukira, uzahora ubabazwa n'umubiri, kuko icyo gihe Imana yawe izabarinda, nta nubwo ushobora kurabukwa umusaraba w'Igorogota. Wenda mvuze nko kubigendanye n'inyama, mbwira n'ababwiriza butumwa bwiza Yesu Umwami bagiye kwitabira uyu murimo. Mu baruwa ya 48 Ellen White yandikiye abapasiteri, yaravuze ngo abapasiteri mukomeza kurya inyama mukigisha ko muco atari ngombwa, muba muvuye mu murongo mwiza w'ababwiriza butumwa bwiza, ntabwo baba bakiri mu murongo w'ababwiriza. Ni ukuvuga rero, niba tugiye gukora umurimo w'Imana, mureke dusobanurire neza abantu ibintu bituma imibiri yabo yangirika, babireke babiveho, tubahe ibimera bakoresha, noneho bakire kugira ngo nabo babeho bafite imbaraga kandi bashima Imana. Yego, ndagushimiye Obedi. Muri aka kanya twari turi hamwe, wavuze byinshi, wabwiye abantu byinshi ku bijyanye n'aho n'ibyo muzaba murimo kubafasha. Ikibazo ndashaka kubaza
ni hehe bazaza babasanga? Muri Musanze hehe? Tanga location, yobora abantu. Njyewe nkorera imuhira mu rugo aho ntuye mu karere ka Musanze, ni mu murenge wa Muhoza. Ubwo rero ugeze muri gare ya Musanze kuhagera ni amafaranga 400 n'akamoto. Ndaguha nimero yanjye ya telefoni, weho uzumva ukeneye ubufasha kugira ngo tuzagufashe nawe nk'uku kwezi kwa gatanu umugisha w'Imana ukugereho. Ushobora kuba umaze igihe ufite ikibazo cy'ubugumba, ushobora kuba umaze igihe usama inda zikavamo, ushobora kuba umaze igihe uryamye ku karago yeme warabaye paralize, ushobora kuba umaze igihe igifu kikurya, ushobora kuba umaze igihe inzoka ya mibe yarakuzambaguje. Ndagira ngo nkubwire yuko mu kwezi kwa gatanu hari promotion idasanzwe mu murimo w'ibwirizabutumwa n'ubuvuzi. Niwo musanzu nje niyemeje kuzatanga nk'uku kwezi kwa gatanu. Mwabyumviye rero abakunzi bacu kuri Gira Ubuzima Bwiza, mwumvishe yuko hari promotion rwose irahari. Nugera i Musanze uzahamagara zino nimero. Watubwira nomero bazakuhamagaraho? Ni 078 235 0177 cyangwa 078 28 14 873. Yego, turabashimiye mwe mwese mwadukurikiranye hano kuri Gira Ubuzima Bwiza. Nakagaruka. Ciao ciao.